Ese kuki core team yashishikarije abantu kubika amakoini yabo kuri ziriya application zitari zamaze guhabwa icyangombwa cya nyuma na core team uko zemewe, hanyuma kandi hakaba hari n'iziri gusibwa? Icyo ni ikibazo abanyamuryango benshi bari muri Mainnet bari kwibaza, bagira batese abastakinze kuri ziriya application ziri kugenda zisuzumwa harimo n'iyamaze gukurwaho, baba bagiye guhomba burundu cyangwa hari icyo core team igiye kubikoraho? Ikibazo nyamukuru ni ukwibaza ngo ese kubera icyo ubundi badushishikarije gustakingaho coin. Ni ikibazo twabajijwe n'udukurikira yitwa Joel TV show 200, yaribajije ati ubundi ni gute dushishikarizwa gukora staking muri application zitari verified? Ngena n'ubu sindasobanukirwa neza ibya Pi network. Nibyo tugiye gushingiraho mu kiganiro cya none, uze kubana natwe hanyuma tugerane ku musozo w'iki kiganiro. Ibiganiro byacu nk'ibisanzwe byibanda ku mafaranga ashingiye ku ikoranabuhanga rya blockchain. Ibyo tubirebera hamwe kugira ngo twongere ubumenyi, twinjire mu isi ya web3 maze tubibyaze umusaruro. Abenshi bafite ubwoba abastakinze Pi coin ku ma exchange ndetse no kuri application zimwe na zimwe, ariko cyane cyane aba kuri application ku ma exchange batinyishijwe nuko Pi umunsi ku wundi rushaho kumanuka mu gaciro. Aba kuri application batinyishijwe nuko Pi yaba irimo iragenda isiba ama application yarastakinzeho izi Pi, bakibaza bati se Pi coin zose ziri kugenda zikurwa binyuze ku application bari kugenda batesha agaciro, ba nyirazo bagiye guhomba. Muri rusange staking ni iki? Ku muntu tubanye muri iyi video ari ubwa mbere, reka duhere ku gice kijyanye na staking. Staking ni uburyo bwo gufata Pi coin zawe mu gihe runaka kugira ngo uzajye wungukirwa ukazistakinga cyangwa se ukazibika mu gice cya core team yashyizeho, ariko ni igice wowe uzitangaho uburenganzira kugira ngo bajye bagira inyungu baguha bitewe nuko wakoze igice cya staking. Ibi ngibi bikoreshwa n'imishinga myinshi mu system ya projet zo kuri blockchain, cyane cyane iyo bagira ngo rya faranga ryo bagumye bari control. No kuvuga ngo kuri core team bizamura mining rate cyangwa se kigereranyo wari usanzwe miningiraho, bigatuma ukomeza kwinjiza byinshi kurushaho bitewe nuko ugenda nyine stakinga bitewe na Pi washyizeho. Muri rusange staking ni uburyo bwo kugira ngo utange Pi zawe ko ati mikomeze zikontrole, hanyuma nawe bakozamurira ikigero wa miningiragaho. Niba yari 0.4 bizamuke bibe 0.6 mu gihe runaka, kugira ngo zibe ziri muri ecosystem ziri gukora neza. Mu bindi bisobanuro, blockchain nka Ethereum cyangwa se Solana, staking ifasha network kugira security ndetse n'imikorere myiza. Muri rusange ama blockchain menshi agiye atandukanye, tutavuze ko ari Pi gusa, iyi technique bakunda kuyikoresha. Ariko muri Pi network staking iri gukoreshwa cyane cyane mu gushyigikira apps ziri muri ecosystem. Kuki core team rero ishaka ko abantu bakora staking kuri izi application? Impamvu nyamukuru ntabwo itangazwa na core team, ariko hari benshi mu basesenguzi bavuze bati Pi core team yagiye bishyiraho nyuma yo gutinya ko coin nyinshi zashyirwa muri exchange, kandi zamaze kugira muri exchange zishobora guhindurwamo ama USDT maze ba nyirazo bakabikuzamo amafaranga asanzwe y'ibihugu, cyangwa se nyine nko mu Rwanda gahita avunjishamo amafaranga ashobora kubikuza mu Rwanda. Ariko ntabwo yari impamvu ishobora gutuma core team ishyiraho igice cyo gustaking. Ubwo twaba tuyifashe nk'igice cyo gutinya exchange gusa, bamwe nyine barabikoresha. Hari impamvu eshatu rero zikomeye zishobora gutuma Pi core team ihitamo staking. Ubwo dusubiza Joel TV show, icyambere nuko gukomeza ibijyanye na ecosystem ya Pi bigomba kunyura mu kuba dufite Pi ziri kuri available balance. Pi core team ntabwo ishaka kugira coin yo kugurisha gusa, ahubwo bashaka ko iba ifaranga rikoreshwa muri application, service ndetse no muri web3 ecosystem. Aha rero iyo abantu bakoze staking muri application bituma app zibona support, aba developer bakagira motivation maze ecosystem ikarushaho gukura. Ibyiyumviro by'umu developer wamaze kubona ko hariho ibihumbi 20 byiza ya application yakoze, bituma umunsi ku wundi arushaho kubaka birushijeho.
icya kabiri gishobora gutuma dushishikarizwa gukora staking ni ukugabanya payi ziri ku isoko muri rusange. Iyi ngiyo ni tekinike uzabona na projet nyinshi zishingiye kuri blockchain. Nibyo staking ifasha mu kugabanya payi ziri kuri market cyangwa se cyitwa circulating market. Ni za coin noneho twemerewe twebwe n'ubundi zageze kuri available balance zibarirwa aho ngaho. Twabonye ko zigabanijemo ibice byinshi, ariko noneho cyane ziriya ziri kuri circulating market staking ishobora kuzifata. Wari uzifite kuri available balance, ariko noneho bayizibasubije amezi 6 nibo bari kuzikontrola. Bivuze ngo ko watimu yibajije ngo akakanya mu bubiko mufite zingahe na ya staking yayo bayizanamo. Ntago bashobora rero kuvuga izo ufite kuri available balance, kuko ashobora kumara gutanga iyo raporo naho ugahita uzigurisha. Aha rero iyo abantu bose bagurisha payi cyarimwe, muzi neza ko price yayo igira icyo twita crash. Ubwo ni terminology ijyanye na blockchain market, ariko mu kinyarwanda cyiza isoko riramanuka cyane, habaho guhomba cyangwa se kugabanuka cyane, market igacika intege, ecosystem ikabura icyitwa stability. Staking rero ifasha kugabanya pressure yo kugurisha cyangwa se igitutu. Ingingo ya gatatu ni ugushyiraho utility nyayo ku team ishaka ko payi igira utility nyayo mbere yo kugira ngo ibe crypto isanzwe yo gucuruza gusa. Niyo mpamvu bari gushyira imbere ibijyanye na payi apps, payi payment ecosystem service, utility na web3. Ese bivuze ko team yaba iri gutinya cyangwa se ifite ubwoba bwa coin zageze ku ma exchange? Oya, ntago ari cyo bisobanuye, ahubwo ni strategy ikoreshwa mu maproje aremereye nka crypto nyine, biriho gushyiraho lock supply, kongera utility, kugabanya ibijyanye n'ibisohoka, ahubwo bakubaka ecosystem yayo mbere yo gushyira imbaraga kuri trading. Ni ukuvuga ngo izo ufite kuri available balance ziriya coin ziba ziri ku gice cya trading. Ushobora kuzihinduramo USDT, zo USDT ukazigira BNB, zo BNB ukaza kurara uzigize BTC, ukaza kuzivana muri BTC uzihindura Solana. N'uburenganzira bwawe ziba ziri kuri available balance. Ushobora kuzikoresha icyo ushaka cyose, ariko ziri muri stake waraziholdinze, warazibitse igihe runaka, zimeze nk'iziri kuri lockup, ntabwo zigiraho uburenganzira icyo gihe watoye kitararangira. Ni uburyo rero bwo kugira ngo habeho kubaka projet iramba aho kubaka hype y'igihe gito. Niki abantu bakwiriye kumenya mu gihe hari gusibwa ama application yari ariho payi zanyu? Abantu bagomba kumenya ibintu by'ingenzi bibiri bikurikira. Staking ntabwo ari ibijyanye na obligation cyangwa se gushyirwaho imbaraga, kubitegekwa, kubihatirizwa, ahubwo biri mu bintu nyine ukora mu mahitamo, ni choice yawe. Kandi staking ntabwo ihita itanga profit mu buryo bwa granted, ahubwo bishobora kuzamura izo winjizaga. Hari umuntu ujya gukora staking akakubwira ngo none ko ntabonye izo bansubije, oya ntabwo bizaguhereza tuvuge ngo ni payi 30 mu buryo buri grant, oya, ahubwo we bazamura mining rate. Nimba wa miningaga kuri 0.01 uraza guhita ujya kuri 0.3, 0.4 gutyo nk'ibisanzwe. Ugomba kubanza rero gusobanukirwa app ugiye gukoreraho staking mbere yo kugira ngo ushyireho payi zawe. Gusa nanone kuba team yagiye itangaza kenshi ko mu gihe cyose utasharinze passphrase ibyawe ugomba kubigumana. Muri make staking ifasha ecosystem gukura, igafasha kugabanya sell pressure, ifasha kandi payi kugira utility nyayo. Ntabwo bivuze ko byanze bikunze ko team yaba iri gutsindwa ku kijyanye na trade ya coin yabo yamaze gushyirwa ku isoko, ubwo hari ku itariki 20 z'ukwezi kwa 2 mu mwaka wa 2025. Ariko buri mupiyoniye wese agomba gukora ubushakashatsi igihe icyo ari cyo cyose, nk'uko kwa team bivuga, mbere yo kugira decision afata iyo ari yo yose. Nayo makuru twagarukagaho byari biri kuvugwa muri community y'abapiyoniye, bibaza bati se ni iki kiri kujya mbere, ni iki cyemewe n'iki kitemewe, dukwiye kwitwara dute, n'ibindi byinshi bitandukanye. Niba aya makuru wumva yakuryoheye, uraza gukanda subscribe, ushyire like kuri iki kiganiro, ubundi sharinge iyi video
hanyuma tujye tugumya tuganire kuri Pi network. Aho urugendo rwa Open Mainnet ruracyakomeje ibijyanye no kubaka ecosystem na utility dufata isi ya Web3 nirwo rugendo turimo, kandi ugomba kubana natwe. Urandika muri comment yawe uratubwira uti uko nge mbyumva nuku, ariko ikibazo nyamukuru nasiga mbajije nabaza ni wowe ubona staking muri Pi zafashe ecosystem cyangwa n'uburyo bwo gufunga coin gusa bidafite ikintu bishobora kugezaho abapiyoniye muri rusange. Ndasoje kwakoze cyane kubana natwe, Imana ikurinde.